iyo bagotomeye amata y'umwuka adafunguye ntabwo bigarukiraho. Iri jambo rambwira ngo baratohagira. Amen. Kandi abo nibo banyabwenge biteguye gutaha. Bwiza. Iri yitwa Bwiza. Ngiye kubabwira babwiza hano. Yesamu 36 wera ku munwa 12 Imana yafite babwiza. Bwiza rero agizwe n'amashereka ya mama kugira ngo makunje kubyumva. Impamvu noneho bigarutse mu ijambo nyamukuru mwabyumvise kwa Yehoshafati kuko ntabwo yari butsinde abo maone n'abama wabo. Ntabwo Yehoshafati yari butsinde, yarasenze arangiza gusenga ariko Imana irabyanga. Hari intwaro zigomba kurwanishwa, hari zo barwanishije na Yesu nyir'ubwite yarazirwanishije. Ntabwo bapfukama gusa ahubwo bakora no mu mirya. Dawidi yarabizi imyuka mibi yatera mu gihugu agafata inanga. Ngo no mu ijuru tuzafata inanga. Ibyo bivuze ikira Imana ijya inyurwa ikanezezwa no gufata inanga. Ujya ufata inanga, ujya unezezwa nibi. Nta gape tugira niba nta kurwaye bwaki. Abarwara bwaki iherezo nirihe? Ngo gotomera iki? Ko nukuri kutavangiye. Hanyuma utahire. Hanyuma itahire. Amen. Nani rashaka abo babebe babwiza. Babwiza. Bwiza rero kugira ngo bose abone igikuriro na amashereka ya mama. Amen. Kandi nkuko byigishwa no kwa muganga bari gusobanurira ndetse muzabyumva no ku maradiyo n'ahandi. Nukuvuga ngo umuntu atunzwe agizwe ibimugize bigaragara biri mu buryo butatu. Twagiye? Yego. Biri mu buryo butatu. Hari ibifite amaproteine byubaka umubiri. Ibifite amaproteine impamvu turangirwa ndetse nkuko n'abandi barangiwe igihugu cy'amata n'ubuki. Impamvu bakunze kuza amata afite proteine. Ayo materero ari mu mwanya amashereka y'umwana arahagije kugira ngo atunge, ariko ayo mashereka agenda ava mu byo mama we arya. Inkomoko yacu no kwira tuzagireyo turaza kubyumva. Ntabwo ari tombora, ntabwo batomboye, ntabwo babiguyeho gusa, ahubwo bituruka ku kurehareha. Idahiza yafatisha mundekere ako nigendere. Yesu ashimwe cyane. Uyu mubembe rero akeneye ibintu bitatu. Ibyubaka umubiri byuzuye amaproteine. Ijambo rirambwira ngo ni urwiherero rw'amasengesho. Kuko proteine nizo zibyibushye umuntu agagira igikuriro amenya kazi ibijigo bikavaho. Kuba amanyobwa bikavaho akamera amenyo bakamuha ibigora agahekenya yaturutse ku maproteine. Ibyubaka iki umubiri agizwe n'ibindi birinda indwara, ari byo bigizwe n'amavitamini, imbuto n'imboga. Mama wadashyize mu bigomba kumuvaniramo amashereka ari mw'ibyo yarwaragurika. Ibi rero batubwira ko ari ukuri kw'ijambo ubereshe ukuri niko kuzabatura. Kandi niba bagiye ku rugamba bakenyere ukuri, bacomeka intwaro zose. Ibigomba gutuma tutumbagira tukagenda tukaba bacyabita matarasigara mu isi ahubwo batamye ikirere. Noneho rero ikindi ibitera imbaraga, ibinyamafu, ibinyamasukari, ibinyampeke. Ibyo binyamafu igihugu cy'amata ubuki buragarutse. Ibinyamasukari mu biryo by'ubwonko harimo amasukari. Kubw'ibyo rero ubuki, ariko na n'ubuki ntago bwaboneka utiyemeje kuribwa n'imbori. Ntago bwapfa kuboneka utisha intare. Siho muhungu yawukuye. Inzuki zakwarika he? Keretse ni w'icintare igapfa igashenguka hasigara bigufa bikubaka umuzinga. Inzuki zikazikarika ahubwo ndaguhakura kuko ari giye wagutsinzaho. Twagiye n'igihe burayi nta kundi byagenda nyine aho bihereranaga na babandi 10 baravuga ati tubwire dusobanurire bivuze iki. Ariko icyo ndi kubabwira ndagira ngo Uwiteka yantumye ngo namwe mube babwiza. Amen. Suwa gusa itwita amazina bitewe nuko turi nuko twaje tukamwitura imbere. Ariko ubwo uzizina Mariya yatahanye kwa Simoni yaje atatumiwe kandi yatumiye batabizi.
yatumiwe n'impamvu ziri hano abandi bari batumiwe mu bigaragara ibigaragara ntabwo Yesu abyemera ahubwo itagaragara haje Mariya wenyine ibimenyetso byamugaragaye ko yatumiwe abandi bari bati iki kinjiye hano kije gute bimeze bite ariko uko yaje atanavuga abogoza amarira ku birenge by'umukiza haleluya amen hari icyo baramuyobe waramumenya amen kandi hari icyo yamubwiye atababwiye baranenze baranegura ushaka wanenga ukanegura ariko abafitanye ibanga nawe barahise sinone gusa amateka yisubiramo abo bahozeho waruzi ko Imana ishaka ikabonwa nyine irabanza kubwira ngo reka ntabwo mboneka abanyabinyoma mu madini mwisi batireka ntabwo iboneka ariko agahungu karahakaniwe karavuga ati nemeye gupfa niba kubona bagapfa nanjye rwanzonze ndabyemye iramusubiza ngo kuhangayera ubonetse muri umwe bari mwisi bibitwari reka noneho nguhishe mu busate bw'urutare urutare Kristo binyuze muri Kristo tubona Imana nibiba amagambo bikava hano mu nyuguti z'umukara tugatangira kubyumva birehareha hano gotomera amatugenze ute gotomera amata y'umwuka adafunguye hanyuma bacyabitama utohagire witegure gutaha na mukecuru insanganyamatsiko ayitahana Yesu ashimwe iki rero nicyo kibasha gutuma iri jambo riva mu nyuguti ahubwo bigahinduka ibikorwa by'umurizwe ushakara arabona ushatara arabona kandi ukomanze agira gute arakingurira ibyo mwahoze mwumva Yesaya 66 nayo izi kubonza izi kuba nzabonza izi konsa neza kurusha twebwe izi kubonsa iby'umwuka abagabo n'abagore bakagira ibibaraga bakumva satani baramuribase bakamutsinda bakihana bikemera ababishidikanya bakagenda uko bakazahera inyuma y'inkuge ariko babyemeza bakikanga ibarerembanye ibyo bibaha mu buryo bw'umwuka ibigaragara bitaraza hari icyo Nowa yiyumvaga imvura itaragwa ngo inkuge yakinzwe n'imvura ariko ubwo bumvaga bameze bate imvura itaragwa ahubwo bikanze iguye ariko bari mu cyo yavuze Yesaya 66 ndabasomera aya magambo aho Uwiteka avuga ibyo mubonye biri gukorerwa Bwiza hano abandi babwiza rero ndashaka kugira ngo mbibwire ibyo abandi babwiza nuhitamo kuba umwe muri babwiza urakorerwa nk'ibyo twabonye Bwiza yakorewe 66 hari ibyo Uwiteka akorera abana be urubyaro rwa Abrahamu hano handitswe ngo Uwiteka aravuga ati nzabiyoboreraho amahoro ameze nk'uruzi nzabaha ubwiza ngo muzaba babwiza kandi ayo mahoro azumvikana nk'umugezi wuzuye ibyo muzabyonka natwe amashereka turafite muzajya mwonka kandi uretse no konka nzahagatira ntabwo yonsa ngo aterere iyo ahubwo arahagatira ntagapfa gutsigatira gusa ahubwo nzanasimbagiza niko ndi kubisoma niba udasimbagiza se ubwo rero ntabwo azamenya iyo usimbagije akana kamarwa ubwoba kandi kakongerera isano bafitanye nama iyo mama amaze kukonsa kagasimbagiza urukundo ubwuzu ubusabane hari impamvu bigenda kuriya gusimbagiza zahera abarezi gusekesha akana kujugunya hejuru hari icyo bivuze hano Uwiteka rero papa arabarusha arabarusha bose noneho ngo nzahagatira nzasimbagiriza ku bibero byanjye nk'uko nyina w'umwana abigirira umwana we niko nanjye nzabigirira abana banjye bigana Uwiteka kandi ntabwo abirekeraho ndasoma muri Yesaya 46 ngo ntabwo nzasimbagiza gusa ahubwo nzategura indezo
mwabwumvise kwa Yehoshafati bazihanitse nyine bararirimba kugira ngo babone kunesha none ijambo rije kubihamya Yesaya 53 here ku murongo wa 4 aravuga ngo reka ahubwo ni jyewe ubwanjye Uwiteka uzabihekera mu mugongo wanjye ariko ubwo wasimbutse ibintu bingana iki Nibugira ndakubeshya wasimbutse bingana iki ni ku bwa Satani se ni ku bwa so na nyoko se ni ku bwawe se wibeshya ntabwo nzasimbagiza gusa sinzavukisha gusa ntabwo nzasigatira gusa ahubwo nzashyira mu mugongo y'Imana ni nyarukundo Yesu ashimwe cyane nta utayishaka keretse udafite ubushake uyu ngo nzaheka nijye uzaheka 46 nijye Uwiteka uzaheka banjye nzabaheka nta uzabampekera burya abamama turukubona abamama bahetse ariko Uwiteka nawe aziguheka niba rero afite hari uko abigenza cyagiye uzumva amasezerano y'Imana akubereye amasezerano ukumva kandi azahumuriza azakomeza gukora nk'ibyo tubona bigaragara bifite ibindi bitagaragara bitwigisha hari abana rero Bibiliya igenda itondora abana ariko simbavuga bose ntitwava ahubwo hari umwana nushaka kumenya ko Imana igufite umugambi twagiye Gotomera ugira gute Gotomera iki agize ate iyo bavuze ngo adafunguye ni ukuri kutavangiye kw'iki gihe ubutumwa buheruka bwabwiwe igihe cy'itoro cya karindwi Laodikiya nywa imiti 3 hanyuma bisigarira Imana utahanyuza aho irembo ni rimwe inzira nimwe waje ukabaza hano turi barabizi waje ukabaza ko ariyo mpamvu Yesu ashimwe cyane Moise rero yabikubwira Mose ibaze ngo kuruzi rubamo imvubu ingona ibisimbi biyoka by'amoko yose ni gute umwana mu gatebo bakigendera nushaka kumenya ko Imana igufite umugambi tekereza ku bintu wanyuzemo uvuga uti ni ku bwawe cyangwa se ni ku bw'abandi utekereza ibintu uba waragiye nk'abandi hari indirimbo babyukura bagirane nshyashya bagiye kwiga itarabageraho ariko yamanutse haleluya amen ariko nako muzaba muyumva mu gihe cyaje utekereza burya niyo mpamvu Imana yabwiraga Mose ibi ni ukuri nta kintu ndibikubwire nacyo niba ari bucyumva ahubwo bibutse amaboko akomeye y'uramwami bibutse ibyabare kunyatukura bibutse ibyo nakoze bibutse iyo bibukaho gatoya ubutayi ntacyo bwabo twase imibabaro yose izaba ishize ewe mukiza wa